Yesu yiteguye kubukumara, Yesu yiteguye kugutabara. Imana ishimwe cyane, amena. Ngo Yesu arahindukira aramubwira ngo mama, kwizera kwe kuragukijije, nkurikiye topayasi, kwizera kwe kugukize. Imana ishimwe mama, kwizera kugukize. Papa, kwizera kwe kugukize. Wa musore, kwizera kugukize. Wa mukobwa. Yes, tubaha ikaze mwese mukurikiye channel y'Itwiramiro TV. Amahoro y'Imana bane namwe humureye ku mpera z'isi zitandukanye. Nibiwanye mu gitondo mugire igitondo cyiza, niba nijoro mugire ijoro ryiza. Tubifurije impagarike mu bugingo bwanyu. Hanyuma tushime abantu bose bakoze subscribe, share, like, comment. Abantu mudema kutwereka ko muri kumwe natwe mu biganiro byacu kubikurikirana. Turavuze ngo amahoro y'Imana abe muri mwe kandi Imana isubizamo mwakuye, kuko ni mwebwe mudufasha amaboko, mutadufasha amaboko. No kuri turabubwira ngo ntabwo byagenda neza nkuko tubyifuza. Hanyuma rero utarakora subscribe uyikoreshe, like, comment, sangiza nabandi. Hanyuma duhaye ikaze bari mu majyepfo, majyaruguru, murasira bwaryo, murengera bwaryo, abari rwota amasindi hanze y'u Rwanda. Turavuze ngo amahoro y'Imana abe muri mwebwe mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Hanyuma imbere ya kamera zacu turahabona umubyeyi, ntago ari ubwa mbere ciye Kwiramiro TV, nta nubwo ari ubwa nyuma, ahubwo azajya ahoraza kuko ni umubyeyi urimo bamvuta Imana, kandi Imana igukoresha mu gihe gisa nk'iki ngiki. Ubwo abandi babivuyemo we arakomeje mu izina rya Yesu. Hanyuma mubyeyi turagusuje. Naye ndabashuje amahoro y'Imana bane namwe. Hano cyera. Ni kubera Yesu. Ni kubera Yesu. Imana ishimwe. Hanyuma bandusuhuza abantu ku Kwiramiro TV. Abantu ku Kwiramiro TV ndabashubuje. Na Yabivuze TV, amahoro y'Imana bane namwe, ubwiza bw'Imana bashyigikire mu izina rya Yesu. Abantu ku Kwiramiro TV nkwibira kabanga. Yego. Baramwe ngo baragukunda. Nanjye ndabakunda. Imana ibahereze umugisha. Barabaciye mu inbox akanyandikira ati wa mubyeyi ubwiriza ngafashwa rwose uzahamugara. Ndavuga ati muhumure nzamugana. None uyu munsi rero ndongeye ndakugaruye kugira ngo tubwire iki Imana dushaka muri iyi minsi. Yego, Imana ibahereze umugisha. Yego. Hanyuma witwa nde? Amazina yanjye. Ku izina abantu banziho cyane ni Gakuru, burya twavuze turi impanga. Ubwo uri impanga nawe? Ariko Gato yarapfuye. Sinkunda kurivuga, ndi Gakuru, Gato yarapfuye. Yego. Mama yambwiye ko yapfuye dufite imyaka 2. Yego. Ariko ngewe ndasigara, bari icyatumye nsigara. Rero bakunda kunyita Mama Samuel cyane cyane. Mama Samuel. Hanyuma Mama Samu, turagira ngo wibwira abantu nyine badukurikirane neza. Yego, hanyuma twavutse turi impanga, ngize ibyago, Gato yarapfa, ntabwo byabaye ko twese dukura, ariko hari impamvu Imana yamuciye nanjye nkasigara. Ndi umubyeyi rero, nitwa abakunda kunyita Mama Samuel cyangwa se amazina yanjye nyakuri, data na mama banyise Iradukunda Ivete. Ariko abantu bazi Gakuru kuko twavutse turi impanga. Hanyuma ufite abana bangahe? Ufite abana 5. Yego. N'umutware? N'umutware cyane. Okay, byiza cyane. Hanyuma turagushimiye. Muri ibi bintu z'Imana ni iki kijya cyo kubera imbogamizi cya uvuga ati iki ngifite rwose nakora umurimo w'Imana? Ikintu kimbereye umutwaro, nshaka kamera pe. Nta kindi nkeneye cyane, nshaka kamera. Nakorera Imana nkabona uko mvugira Imana neza. Ubuze nk'umuntu akubaje ati ubundi usanzwe utayivugira? Nyine ndayivugira, ariko bibaye byiza nuko nabona kamera, kuko nkoresha telefone. Ariko nkoresheje kamera nanjye byambera, kandi byaba byiza kutuzanira ibyiza. Amaze akora iki mu murimo w'Imana usanzwe twatara kubwiriza cyangwa guhanura? Umuririmbyi, ndi umuririmbyi, umuvuga butumwa, nkaba n'umuhanuzi, ibintu byose Imana inkoresheje. Arabikora. Imana igumugisha. Masamu yakuna kagaciye ndagira ngo udusengere. Ubundi dutangira akakanya. Reka dusenge mu izina rya Data wa twese. Uri Imana yihagije, uko ari cyane uyu munsi ni kuri, nta gacu ko guhindukana mbaho kagaragaraho. Turagushimiye wabaye mu ruhande rwacu, baturinda umuri w'ubugingo, intambara zari nyinshi.
turasenze mwami kugira ngo dushyigikire iri jambo tugiye kuvuga abantu bose bari buryumve bari mu bihugu bitandukanye rijyahanirwa ko ari naho gire naho ribashyitsa mu izina rya Yesu kuko ijambo ryawe rirarema ijambo ryawe ribeshaho ijambo ryawe rirazura mu izina rya Yesu niyo mpamvu dusenze kugira ngo abantu bose mwami baguhindukirire kandi bahereze kubzigana Imana ishimwe buri muntu wese aho yicaye icyanyemerera isoko y'ijambo muri we ikongera igatura muri we ko kuri Imana ishoboye urakoze mu ngeri mwiza turatuje ntutuze turajijitse ntuceceke tuzaje twizeye izina rya Data wa twese n'Umwuka wera amen. Reka dusome amagambo y'Imana ari muri Mariko ibice 5 umurongo wa 25. Mariko ibice byaho 5:25. Umutwe w'ijambo uravuze ngo Yesu akiza umugore wari umaze imyaka 12 ari imugongo. 25 nuko hariho umugore wari imugongo wari ubimaranye imyaka 12. Ababazwa n'abavuzi cyane benshi bagerageje kumukiza bamumarisha ibintu bye byose abitangamo ingemu ariko ntibagira icyo bamumarira ahubwo arushaho kuribwa kurwara. Yumvise ibya Yesu araza aca mu bantu amuturuka inyuma akora ku mwenda we kuko yari yabwiye ati ninkora imyenda ye gusa ndakira. Uwo mwanya isoko y'amaraso irakama amenya mu mubiri we yuko akize cya cyago. Amen. Nushaka rekera aho ngaho. Imana ishimwe. Amen. Dusomye amagambo y'Imana ari muri Mariko ibice 5 umurongo wa 25. Amen. Amen. Biravuze ngo nuko hari umugore wari umubembe ngo kandi arabimaze imyaka 12. Imana ishimwe. Amen. Hanyuma ijambo ryavuze ngo hari umugore wari umaze imyaka 12 ari imugongo. Haleluya. Ngo uyu mugore yagerageze kubabazwa n'abaganga kenshi. Imana ishimwe. Haleluya. Ngo yababajwe n'abaganga kenshi ngo bageragereza no kumarisha ibintu biziwe byose. Haleluya. Ngo bagira ngo bamukize ariko uyu mugore ntiyakira. Imana ishimwe. Mwibuke uyu mugore yari amaze imyaka 12 ari umubembe. Haleluya. Uyu mugore yari yarasenze byaranze ibintu yari afite yari yarabigurishije byaranze. Haleluya. Uyu mugore bari baramuhaye n'akato. Imana ishimwe. Haleluya. Uyu mugore yahuye n'abadogiteri bize baminuje ngo bageragereza kumumarisha ibintu biziwe byose ngo bageragereza kumukiza ariko uyu mugore ntiyakira. Imana ishimwe. Haleluya. Uyu mugore bari baramuhaye akato nk'akuhagazemo. Uyu mugore bari baramuboshe. Uyu mugore bari baramurwanyije. Uyu mugore bari baramuhagurukije. Bari baramushize mu kato barapfundikira nk'uko ari akato bagushizemo. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ngarikaza kumva ko Yesu ari bunyure mu mudugudu w'iwabo. Muzana ijambo iki gitondo. Yesu anyure ku buzima bwawe. Yesu anyure ku rubyaro rwawe. Yesu anyure ku rugo iwawe. Yesu anyure ku bana bawe. Yesu anyure ku rushako rwawe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Topaya sinima efo kuko ahantu Yesu yageze birakunda. Ahantu Yesu yageze ahindura amateka. Ahantu Yesu yageze ahita izina. Ahantu Yesu yageze asiga hari icunyuranyo. Muzana ijambo nkurikiye Yesu anyure iwawe. Amen. 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 Yesu yageze ku mubembe wari umaze imyaka 12 ahageze ahindura amateka. Ahageze ahindura ibihe. Ahageze ahindura isura. Ahageze ahindura icyerekezo. Haleluya. Muzana ijambo rivuga ngo Yesu anyure iwawe mama. Papa Yesu anyure iwawe. Wa mukobwa Yesu anyure iwawe. Wa muhanuzi w'Imana anyure iwawe. Wa mudiakoni w'Imana anyure iwawe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ngaza kumva ko Yesu ari munyure mu mudugudu w'iwabo. Haravuga ngo nahungiye ku bantu ntacyo bamariye. Nahungiye ku nshuti ntacyo zamariye. Umugabo ntacyo yamariye. Amafaranga ntacyo yamariye. Ubutunzi nari niringiye ntacyo bwamariye. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ngarangije arahindukira. Muzana ijambo ngo hindukira mama. Papa hindukira. Wa mukobwa hindukira. Haleluya.
wa muzeyi wahindukira Imana ishimwe topaya sinima yakoresheje ijambo bita kubyigana Yesu ni maya si ela hedobaya si edro topaya sinima raya sire bone distance yakoresheje ijambo bita kubyigana mpuzana ijambo ngo byigana Imana ishimwe cyane yavuze ngo yarabyiganye uyu mugore ari kubyigana yahuye n'ibimuca intege hari karabyigana yahuye n'abamugwanya hari karangarabyigana yahuye n'abamuvuga harangarabyigana yahuye n'abamutoteza harangarabyigana mpuzana ijambo ngo byigana kweri topaya silima efo raya sirebo mu kibazo urimo byigana intambara zihari byigana abarozi bakumereye nabi byigana bavuga kutazabyara byigana bavuga kutazashaka byigana bagucukura inzobo byigana cyangwa ari kumereye nabi byigana karadi kumereye nabi byigana kanseri yaguhagurukiye byigana diyabete yaguhagurukiye byigana abaganga bananiwe byigana Imana ishimwe cyane haleluya mu kazi intambara byinze hari byigana Imana ishimwe cyane haleluya yavuze ngo umugore yarabyiganye akimara kubyigana uyu mugore ari kubyigana yahuye n'abantu bamuca intege hari karangije aramaramaza yahuye n'abamusubiza inyuma harangije aramaramaza mama najya nkubwire ngo maramaza Imana ishimwe cyane haleluya baba kutazabyara maramaza ukora kuri Yesu ibintu birakunda baba kutazashaka wa mukobwa we maramaza ukora kuri Yesu Imana ishimwe cyane amena uyu mugore yarabyiganye gusa akimara kubyigana akora ku mwenda wa Yesu topaya sinima raya sire distance muzanije mwokora ku mwenda wa Yesu ya isoko y'ibigerageza irakama kora ku mwenda wa Yesu amateka arahinduka kora ku mwenda wa Yesu atahari inzira haraboneka inzira kora ku mwenda wa Yesu ahatari ishusho haraboneka ishusho kora ku mwenda wa Yesu ibyago birahunga kora ku mwenda wa Yesu Imana irishura kora ku mwenda wa Yesu uburwayi buribwiriza buhunga kweri voza nostas Yesu topaya sinima efo niwaya sire distance Bibiliya yavuze ngo umugore yarabyiganye akimara kubyigana akora ku mwenda wa Yesu muzanije mwokora kuri Yesu uburwayi bwanze kora kuri Yesu amadeni akumere nabi kora kuri Yesu cyangwa ari kumere nabi kora kuri Yesu urusaku rukuruje kora kuri Yesu urugo rwakunaniye kora kuri Yesu abarozi bakurembeje kora kuri Yesu abanyeshuri bahari kora kuri Yesu abaganga bananiwe kora kuri Yesu Imana ishimwe topaya sinima ela distance fo niwaya sire bone distance raya sire toute saini rababa ya sire yavuze ngo uyu mugore yarabyiganye amaze kubyigana akora ku mwenda wa Yesu yahuye n'abaganga bize ntibagira icyo bikumarira birashoboka ko yahuye n'abantu ntibagira icyo bakumarira ariko Yesu naza birakunda birashoboka yuko wahungiye kubona amafaranga bakumvira ubusa ariko Uwiteka naza arasiga hari impinduka arasiga atanze inzira arasiga aremye ishusho arasiga aremye uburyo hello stars welewa topaya sinima efo raya sire bone drome fo niwaya sire distance ngakimara gukora ku mwenda wa Yesu yumvise hari imbaraga imuvuyemo amen Yesu arahindukira abwira abigishwa be ngo nirinde unkoze haleluya ukeneye gusenga bihindura ibintu ukeneye gusenga bihindura ishusho ukeneye gusenga hatari inzira ikaboneka ukeneye gusenga hatari uburyo bukaboneka ukeneye gusenga cyamunara yaje ukishyurwa ukeneye gusenga abarozi baroze Imana ikazi kabakuraho ukeneye gusenga inzu ya gereza wayinjiyemo Imana ikazi kayifunga ukeneye gusenga mama ukeneye gusenga uyu mugore kubyigana kwe yabyiganye afite kwizera haleluya birashaka kumaza igihe ufite uburwayi ariko gira kwizera birakunda kumaza igihe ufite ubushomeri gira kwizera birakunda haleluya Imana ishimwe cyane amen uyu mugore yakoze kuri Yesu yumva hari imbaraga imuvuyemo Imana ishimwe cyane haleluya abwira abigishwa ngo ninde unkozeho abigishwa ngo mwami ntawe ugukozeho ariko Yesu aramaze kubona ko hari umunyakibembe bamukozeho Yesu yari amaze kubona yuko hari umurwayi bamukozeho uzana ijambo ry'ihumure Yesu aracyafite uburengezi bwo kukurengera Yesu aracyafite inzira zo gutabara Yesu
iracyafite Hello Bella siwa shaladora. Heto paya sinima. Hedo baya si distance. Sinzi igihe umaze igihe uri kurira. Sinzi igihe umaze igihe ufite imitwaro. Ariko uyu munsi Yesu azaza kuyigukuraho. Uyu munsi arasiga atanze uburyo. Uyu munsi arasiga atanze inzira. Uyu munsi arasiga hatari ishusho haremye ishusho. Hedo la siwa nestase winema. Hopaya si. Heliwa la sima. Paya si rebone Belo. Hopaya si. Yesu nimadoba efo hedoba ya si distance ntabwo nzi igihe umaze igihe uri kurira ntabwo nzi igihe umaze ushavuye najya nkubwira ngo amarira kataguhanagura Imana yiteguye kuyahanagura amarira ataguhanagura Imana yiteguye kuyahanagura amarira umugabo ataguhanagura Imana yiteguye kuyahanagura amarira inshuti zitaguhanagura Yesu yiteguye kuyahanagura raya sire bore distance uyu mugore yarabyiganye mama wawe nkurikiye byigana papa wawe byigana wa mukobwa byigana bakuvuga ubyigane abarozi bazu byigane bacukuye mbese ubyigane totala we ero belasi we riva kandi nukuri Imana inyuze ku Imana inyuze ku bantu yego Imana inyuze ku bantu yiremeye yego Imana ishimye cyane amen kandi ubwo Imana inyuze ku bantu irasiga hari amateka mashyiremo irasiga hari ibyapfuye bizaba izuya amen nyuma uyu mugore arabyiganya akora ku mwenda wa Yesu isoko y'amaraso muri wirakama imaze gukama uyu mugore agira ubwoba bwinshi ahindushwa umushyitsi n'icyari kimubayeho birashaka ko umaze igihe uri guhindushwa umushyitsi w'ibigeragezo uhagazemo ariko nkuzana ijambo rivuga ngo komera mu ijuru hari Imana igikuraho ibigeragezo igatanga umunezero mu ijuru hari Imana igikuraho ibigeragezo igatanga amateka mazima haleluya mu ijuru hari Imana igikuraho ibigeragezo igatanga ibyishimo Imana ishimwe haleluya ngo yagize ubwoba bwinshi akimara kugira ubwoba bwinshi Imana ishimwe ntabwo nzi ubwoba umaranye igihe ariko Yesu yiteguye kukurengera Yesu yiteguye kubukumara Yesu yiteguye kugutabara Imana ishimwe cyane amena ngo Yesu arahindukira aramubwira ngo mama kwizera kwe kuragukijije nkurikiye topayasi kwizera kwe kugukize Imana ishimwe mama kwizera kugukize papa kwizera kwe kugukize wa musore kwizera kugukize wa mukobwa kwizera kugukize ariko nkuzana ijambo ngo byigana abantu babona ko Imana atinye finali byigana abarozi bavuga ngo ugomba gupfa byigana mu kazi banze kukwirukana byigana cyangwa nari kumereye nabi byigana haleluya 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 topaya sinima hela distance fo rapaya sinima nkuzana ijambo ngo byigana byigana kwere kuri Yesu wabuze mena abana byigana topaya si ela distance la ya sidoba Imana ishimwe bagusuye mu nzu byigana umugabo yavuze ngo ndagiye byigana haleluya kuko Uwiteka ni we mugabo w'abapfakazi hakaba na se wipfu mama byigana use mu ijuru hari Imana igihindura amateka abantu bagatanga mu ijuru hari Imana igikora ibintu twarangiza tukabirebesha amaso amen Imana ibahereza umugisha amen ariko nkuzana ijambo rivuga ngo byigana kuri haleluya babona kutazakira byigana abaganga bananiwe byigana mama akora kuri Yesu birere ko ku 2024 wasenze ntibizemera ariko 2025 byigana ukore kuri Yesu kuko n'umukoraho amateka arahinduka n'umukoraho ibintu birakunda n'umukoraho biragenda neza ibitubakitse birubakika ubushomera bukuraho topaya sinima Yesu abaho umugisha tuvuze iby'Imana bwakwira bugatsi ariko nkuzana ijambo rivuga ngo byigana kuri Yesu ntambara zihari byigana abarozi bahari byigana inzobo zihari byigana baba ko bitazakunda byigana baba ko abana bataziga byigana baba ngo nubwo ashatse ntazabyara byigana mu ijuru hari Imana igibeshaho amen abavandimwe badahari abagabo badahari imiryango idahari umuntu ugiye kwamukunda Imana ishimwe kandi ni ukuri kw'Imana iri jambo umuntu uri buryumve akizera arabona ubutabazi bw'Imana arabona uburyo bw'Imana umuntu wese uri bwumvira ijambo urwaye Imana iri kumbwira ngo arakira amen umuntu wese uri bwumvira ijambo wari ufite cyamunara hari ukubona neza y'Imana amadeni akishurwa haleluya dore ko wari ufite uburwayi umaranye igihe abaganga barananiwe ariko akira gukira mu izina rya Yesu Imana ibahereza umugisha kandi mbonye Imana ikiza imitwe mbonye Imana ikiza imigongo mbonye Imana ikiza kanseri topaya sinima distance Imana ikiza imivuduko haleluya uzana ijambo aho nkurikiye ngo byigana ukore kuri Yesu ibintu biragenda neza Imana ibahereza umugisha sawa
hanyuma Imana ibaha umugisha kandi isubizaho mwakuye nyine mudukurikiye. Turavuze ngo Imana ibaha umugisha. Imana atanga nimero zawe umuntu ugushaka. Nimero zanjye ni 078 673 338 cyangwa se 079 45 76 9 Imana ibahereze. Hariya channel yawe ni iyihe? Channel yanjye no Yabivuze TV. Mukande subscribe, comment, share, mudusharinge. Yesu abaho umugisha. Badusengera. Uri data wa twese mwiza uko ari cyane uyu munsi ni kuri. Kela sala la sadola la siwiri wi. Hedo mela hone wa. Kandi umuntu wese ugiye kumvira ijambo ma abzigane kuko uyu mugore arabyiganye abantu butabazi. Urakoze Yesu. Amen. Urakoze cyane byo rero cyane akagaruka. Ciao ciao.